izi ngabo zacu hagarara. Ibitangazamakuru bitandukanye birimo icyitwa Africa Intelligence byatangaje ko ibikomeje kubera i Bukavu ari amayobera, ari ibintu bikomeje kuyoberana kabisa, kuko nk'ubwo nyuma y'uko igisirikare cya FARDC ndetse na presidence ya Congo baraye basohoye itangazo bavuga ko birukanye mu mujyi wa Bukavu ibyo bise ibyihebe arizo nyeshyamba za M23, bazikubise inshuro barazishushubikanya bazirukana mu mujyi wa Bukavu mu by'ukuri. Ariko nanone aho byabereye amayobera nuko muri iki gitondo guhera mu saa 11 za mu gitondo kugeza n'aya masaha abasirikare benshi ba M23 nanone bagaragaye bari kwinjira muri uyu mujyi ku bwinshi, ndetse abaturage babashagaye babakomera amashyi. Bikavugwa ko rero nabo bongeye kwinjira muri uyu mujyi bakaba bari kuwigarurira nyuma y'uko FARDC yavugaga ko ariyo iri kugenzura ndetse na Wazalendo. Ibintu rero bikomeje kuba agatereranzamba, bikomeje kuba amayobera mu by'ukuri, ndetse ubu tuvugana amasasu yaramutse yumvikana, haramutse yumvikana ukurasana amasasu, urusaku rw'imbunda rw'amasasu y'imbunda ntoya byaramukiye muri uyu mujyi. Bikomeje kwibazwa, ndetse Perezida Macron nawe yabihuhuye mu itangazo yasohoye ryagiraga ibyo risaba M23 kuva muri uwo mujyi, ndetse rigasaba n'u Rwanda kugira uruhare mu gushyirwa mu bikorwa kw'ibyo basabye M23. Ni ibiki mu by'ukuri biri kubera i Bukavu? Reka nongere ngusuhuze kandi nguye ikaze mu makuru yacu tukugezaho umunsi ku munsi. I Bukavu ibintu bikomeje guhindura isura, ndetse bikomeje kuba amayobera uko bwije nuko bukeye umunota ku wundi. Niyo hantu honyine hari guturuka amakuru avuguruzanya, amakuru adasobanutse mu by'ukuri, amakuru ari mu rujijo. Ariko kandi biragusaba ko ukomeza kubana natwe umunota ku wundi kugira ngo buri nkuru yose isohotse ivuguruza indi cyangwa se ishimangira ibyari byabaye imbere ujye uhita uyimenya. Nk'ubu ngubu ku munsi mu masaha yo mu ijoro cyane, mu masaha ya saa 4 z'ijoro, saa 5 kugeza mu masaha 6 z'ijoro, hari amakuru avuga yuko umutwe wa M23 waba wamaze kwirukanwa mu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo hari hiriwe havugwa amakuru y'uburyo umujyi wa Bukavu wafashwe na M23, ndetse ko bamaze kwinjiramo bakaba bari kuwugenzura mu buryo bwuzuye. Ndetse umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga yari yavuze ko umujyi wa Bukavu bamaze kuwinjira, ndetse bari kuwugenzura, ariko ko basigaje gukora igikorwa cyo gusukura uyu mujyi, bakaba noneho bawugenzura mu buryo bweruye. Ndetse bamwe mu baturage b'i Bukavu bari batangaje ko bagiye babona bamwe mu barwanyi ba M23 bari muri uyu mujyi. Ibyo byose byari nyuma y'uko ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse n'abarundi bari bagaragaye bahunguye umujyi birukanka bawuvamo. Umujyi rero usigara wambaye ubusa, ari nabwo byavuzwe ko M23 yaba yamaze kuwinjiramo ikawufata. Ariko nyuma yaho haje kuza amakuru avuguruza ibingibi, avuga yuko ahubwo uyu mujyi ingabo za FARDC zaje kuwisubiza, ndetse ziwirukanamo inyeshyamba za M23, kubera yuko mu masaha ya nimugoroba ejo mw'ijoro hagaragaye abasirikare bagiye batandukanye ba FDLR, aba Wazalendo n'aba FARDC binjira muri uyu mujyi ku bwinshi, bagaruka muri uyu mujyi ari benshi cyane, benshi, imodoka, amakonvoyi menshi cyane, bagarukana n'ibikoresho byabo bya gisirikare, imbunda n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye, ubona ko nyine bagarutse mu mujyi. Nyuma yaho rero ni nabwo byatangajwe ko M23
itakiri kubarizwa muri uyu mujyi. Ibinyamakuru byinshi byanditse ko inyeshyamba za M23 zamaze kuva mu mujyi zigasubira inyuma, ndetse ko bamwe bakavuga ko zikuyemo, ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo rwo rukavuga ko rwayirukanye rukisubiza ibice yari yafashe. Ngira ngo presidence ya Kongo ndetse na FARDC bombi basohoye itangazo bemeza ko bamaze kwisubiza umujyi wa Bukavu bawirukanyemo inyeshyamba za M23. Bati rwose nyuma y'amasaha make izi nyeshyamba za M23 zifashe umujyi wa Bukavu, bati abasirikare b'intwari ba Wazalendo ndetse na FARDC babashije gukora imirwano ihambaye, birukana uyu mutwe wa M23 mu mujyi wa Bukavu. Ariko kandi andi makuru akavuga ko mu by'ukuri inyeshyamba za M23 zitari zigeze zinjira muri uyu mujyi ngo ziwufate mu buryo bweruye, ahubwo ko icyari cyabaye ari uko bakimara kubona ko umutwe wa abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo, FDLR ndetse n'abarundi bikuye mu mujyi, bagiye umujyi ugasigara wera, ngo bagize amakenga, baravuga bati uyu mujyi aba basirikare bivanyemo n'ukubera iki? Abasirikare bemeye kugenda batarashe isasu na rimwe, twamenya ari ibiki, twamenya bari gupanga ibiki. Birumvikana ko bari bafite impungenge ko bashobora kugenda bakagwa muri ambushi, bakaba baraswaho mu buryo butunguranye, cyangwa se babagarukana bakabakubiramo hagati, bakaba babarasa ku bwinshi. Baravuga bati rero ntago ibi bintu twabyizera, ntago twakizera koko bagiye. Hari amakuru avuga ko boherejemo abasirikare bakeya ba FARDC, ari nabo abaturage abasirikare bakeya ba M23, akaba ari bo binjira muri uyu mujyi wa Bukavu, bakaba bagenzura bareba umujyi uko byifashe, ndetse banagerageza gucunga umutekano w'abaturage nyine bari barimo, nubwo bitabujije ibikorwa byo gusahura kuba, nubwo bitabujije ko inganda nyinshi zihombywa. Biravugwa ko hari amadepo ya PAM yamaze yose, ibiryo byari birimo byo kugaburira impunzi byose barasahuye bareza, ubu stock yambaye ubusa. Ibigo bitandukanye byenga ibyo kunywa nka Brasserie na Bralima biratangazwa ko byamaze gusahurwa bikezwa byose, ku buryo ngo kuri ubu ngubu nta na kimwe gisigaye muri stock. Biravugwa ko ngo ubu ngubu icupa ryaguraga ibihumbi 4 ry'inzoga nyine riri kugura 1000, ndetse n'icupa bakariguhaye ukaritahana. Umuceri waguraga amadolari agera nko muri 70, kuri ubu ngubu ngari uri kugura ibihumbi 15 byo muri bikoreye by'amafaranga akoreshwa muri Kongo. Urumva ko rero isahura ryabaye ku munsi w'ejo ryagize ingaruka ku bigo by'ubucuruzi n'inganda bigiye byakoraga ibyo bicuruzwa. Ariko kandi ibyo rero ibyo byose bishobora kuba byarakozwe ngo bizegekwe wenda kuri M23, ariko mu by'ukuri abo basirikare bakeya nibo ngo bari binjiye mu mujyi, ndetse binavugwa ko batinjiye mu mujyi rwagati, hagati na hagati, mu rwego rwo kwirinda ko wenda hashobora kuba habamo imirwano yahitana abaturage benshi, dore ko uyu mujyi utuwe n'abarenga 1 miliyoni y'abaturage. Bakaba rero baranze iyo izo mvururu zishobora kuba zikaba zakangiza zagihitana abaturage. Ngo bivugwa ko ngo bari babibereye mu nkengero z'umujyi bagenda bacunga bareba amakuru uko byifashe mu mujyi, banze ngo guhita binjiramo direct ngo bavuge ko bawufashe, ndetse ngo aboherejwemo ni bake cyane bo kugenzura no gutanga amakuru. Binavugwa ko ngo bari boherejeyo nyine abamaneko bo gukora ubutasi ngo barebe niba koko uwo mujyi bawinjiramo, barebe nyine impamvu yaba yatumye abo basirikare ba FARDC nabo bafatanya bawuvamo.
ngira ngo no mu itangazo AFC yasohoye ejo ntago yigeze itangaza ko yafashe uyu mujyi. Yavuze ko yasabye abaturage kwishyiriraho ubuyobozi kubera ko ngo bwari buhari bwabataye ndetse n'abasirikare bakabata n'ibindi byinshi, ariko mu by'ukuri ntago bigeze basohora itangazo nk'uko bari basohoye itangazo ryemeza ko bafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ntago bari bigeze basohora itangazo ngo bemeze koko bafashe umujyi wa Bukavu. Bikaba rero ari byo bivugwa ko bikaba hari nabyo byahereweho bivugwa ko ni nayo mpamvu ibyo leta ya Kongo iri kuvuga ko yirukanye aba barwanyi muri Bukavu. Bashobora kuba ahubwo ngo abo bakeya bari barimo barahikuye ku bushake nyuma yo kubona ko batapfa kubyizera nyine ngo binjire muri uwo mujyi. Bagize amakenga nyine babona ko ngo uwo mujyi batakizera kuwinjiramo gutyo gusa nta sasu nta musirikare n'umwe urimo. Baravuga bati reka tube tugenjeje gakeya dusubiye inyuma ntituwinjiremo. Ariko nanone nyuma y'ibyo byose nanone hari itangazo ryaje gusohoka nyuma y'uko FARDC na Presidence ya Kongo basohoye itangazo bavuga ko birukanye M23 muri uwo mujyi, ndetse hakagaragara abasirikare benshi ba FARDC n'abawazarendo ndetse n'aba FDLR bagaruka muri uyu mujyi ari benshi. Ni naho benshi bahereye nyine bavuga ko M23 yaba yarirukanywe muri uyu mujyi. Ariko kandi icyakomeje gutera urujijo ni itangazo rya Perezida Emmanuel Macron. Ibyo yanditse kuri Twitter nabyo byateye benshi kwibaza. Baravuga batese koko M23 yaba yari yafashe uyu mujyi, kuko mu itangazo rya Macron bwo ryavugaga ko M23 isabwa kurekura uyu mujyi yafashe. Nyamara M23 yo ntiyigeze ivuga ko yafashe uyu mujyi, ndetse nta nubwo yari ifitemo abasirikare benshi cyane muri uyu mujyi wa Bukavu. Ni itangazo rero ryavugaga ko Macron yaganiriye na Tshisekedi ndetse bakagira ibyo bemeranyaho. Reka nze nkubwire muri makeya mu buryo burambuye ibyari biri muri iri tangazo byateye benshi kwibaza ibintu bigiye bitandukanye ndetse bigakomeza no guteza urujijo. Mu by'ukuri M23 biravuga ko yari ifite abasirikare batari benshi cyane muri uyu mujyi wa Bukavu, ariko nabo bari mu nkengero batinje mu mujyi rwagati ndani, ndetse ngo nibo bageragezaga kugenzura nyine ngo barebe niba koko nta mitego baba batezwemo n'izi ngabo zari zikuyemo za Kongo. Bavuga bati ntago twapfa kubyizera ngo duhite twinjiramo uko twiboneye. Nyuma rero yo kubona ko hari abasirikare ba FARDC n'abawazarendo n'aba FDLR batangiye kugaruka ku bwinshi muri uyu mujyi, nibwo abo bakeya ba M23 bari barimo nabo bafashe umwanzuro wo kwikura muri uyu mujyi. Ni ukwikuramo, ntago ari ugukurwamo cyangwa se kuraswaho ngo barwane nk'uko leta ya Kongo yabivugaga. Nta mirwano nyine yigeze iba ngo bavuge ngo bararasanye birukanywemo, bivanyemo bo ku bushake. Ari nabwo rero Perezida Macron yahise asohora itangazo byateye benshi urujijo. Perezida Macron rero mu gihe ibyo byose byari bikirimo kuba, we yahise yandika kuri Twitter cyangwa se ku yahoze ari Twitter ubu yitwa X, avuga ko ngo avuga ati naganiriye na Perezida Tshisekedi kuri situation cyangwa se ku bibazo biri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Yakomeje rero avuga ati muri ibyo biganiro twemeranije ku ngingo zikurikira. Ati ingingo ya mbere yari twemeranijwe ko impande zombi zihita zihagarika imirwano, ibyo gurwana, kurasana no kugira ute bigahagararira aho ngaho, kandi bigahita bishyirwa mu bikorwa n'impande zose bireba. Ikindi cya kabiri ngo yavuze ko bemeranijwe ko M23 igomba guhita yikura muri Bukavu yari yafashe mu buryo bw'ako kanya, mu buryo bwihuse bushoboka. Bakaba bahise bavamo, birashoboka ko wenda ari nacyo cyabaye. Ingingo ya gatatu rero bemeranije ko bagomba gutanga
hagomba kubaho garanti cyangwa se bagomba gutanga garanti y'umutekano kugira ngo igisirikare cya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa gisivile bubashe kugaruka mu mujyi wa Bukavu. Banza koko ari nabyo byahise biba kuko ni nabwo twaje kubona nyine ingabo za FARDC na Wazalendo bagaruka muri uyu mujyi. Ubwo icyo umuntu yakitega ni ukureba niba koko nabo basirikare nabo bayobozi ba gisivile nabo bari bahunze Bukavu bari buze kugaruka bagakomeza imirimo yabo nk'ibisanzwe. Indi ngingo rero ya kane bemeranijweho ngo nuko M23 igomba guhita irekura byihuse ikibuga cy'indege cya Kavumu yafashe kugira ngo nyine indege za gisivile ndetse n'izizanye ubutabazi ku basivile zibashe kongera gukora. Ibyo ngibyo rero ngo bakabikora nta mananiza arimo na makeya. Ese koko M23 izemera kurekura iki kibuga? Cyo yari yatangaje ko yagifashe, ntago ari nka Bukavu itayigeze itangaza ko yayifashe ikaba yahise inikuramo mu by'ukuri mu buryo bworoshye. Ese koko iki kibuga cy'indege bafashe cya Kavumu bazemera kukirekura koko? Ingingo ya nyuma rero yavuze ko baganiriyeho bemeranijweho, yavuze ko ngo u Rwanda rugomba kugira uruhare cyangwa se rugomba gufasha mu ishyirwa mu bikorwa by'iyo myanzuro yose yavuzwe haruguru. Ibyo ngibyo rero benshi bahise bibaza bati kubera iki u Rwanda rwazanwa muri ibi ngibi, kubera iki rwasabwa kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafashwe. Murabizi ko u Rwanda rwagiye rushinjwa kenshi ko rwaba rufasha umutwe wa M23 ndetse leta ya Kongo yo ivuga ko itarwana na M23 ahubwo kirwana n'u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rukabihakana rukavuga ko ntaho ruhuriye n'intambara yo muri Kongo. Ubwo rero iri tangazo naryo birasa naho ryashimangiraga ko ibyo Macron yanditse, birasa naho byashimangiraga ko nawe yemera ko u Rwanda rufite uruhare muri iyi ntambara. Akaba ari nayo mpamvu barusabye nyine ngo kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'ibi byemezo. Aha rero ni naho ibi byose byaje guteza urujijo, bibaza bati M23 yari yafashe Bukavu koko none yikuyemo? Ese ko tutigeze tubona M23 ivuga ko yafashe Bukavu? Ariko noneho icyaje gutera urujijo kurushaho nuko nyuma y'amasaha make yikuye muri uwo mujyi, noneho yaje kugaragara ari abasirikare benshi ba M23 bisuka ahitwa Mudaka, mu gace ka Mudaka n'ubundi muri Bukavu, mu nkengero za Bukavu. Bahaje ari benshi cyane, ndetse hari video yagaragaye abaturage benshi babakira, babakomera amashyi, babishimiye, bababyinira, babaririmbira, bagaragaza ko babishimiye mu by'ukuri. Bamwe mu banyamakuru bakorera muri Kongo ku mbuga zabo za Facebook bakaba banditse ko ngo ibyo ngibyo M23 yabikoze mu rwego rwo kwisuganya no kwegeranya imbaraga kugira ngo ihite yinjira noneho mu mujyi wa Bukavu mu buryo bwa gisirikare, ikoresheje imbaraga za gisirikare, ikaba noneho yahangana nabo basirikare ba FARDC na Wazalendo binjiye mu mujyi, bakaba noneho barwana inkundura mu rwego rwo kwinjira muri uyu mujyi. Ndetse ibyo ngibyo byashimangiwe n'ibyaramutse bivugwa muri iki gitondo. Ibiramutse bivugwa muri iki gitondo nuko ngo M23 abasirikare bayo noneho bagaragaye mu mujyi wa Bukavu rwagati, binjiyemo mu buryo bweruye, ndetse biravugwa ko haramutse urusaku rw'amasasu y'imbunda ntoya, bakaba baramutse bayumva abaturage b'i Bukavu rwose mu mujyi rwagati ngo amasasu yabyutse avuga. Byumvikana neza ko nyuma y'uko aba basirikare nyine ba FARDC binjiye mu mujyi, ndetse inyeshyamba za M23 nazo zikaba zabyutse ziwinjiramo, bashobora kuba batangiye nyine kurasana. Biravuga ko bamaze binjiye mu mujyi mu gitondo, guhera mu masaa 11 ya mu gitondo, nibwo bavuga ko abasore ba M23 batangiye kwinjira
muri uyu mujyi, ndetse bakaba baje noneho ngo ari benshi. Hagiye hagaragara amashusho y'imirongo miremire y'abasirikare ba FARDC ba M23 binjira muri uyu mujyi bafite intwaro, bafite imbunda zabo, biteguye kurwana nyine, ndetse abaturage nabo bagiye bagaragara babishimiye. Noneho rero nyuma y'uko bagaragaye nibwo hatangiye kumvikana urusaku rw'amasasu. Byumvikana neza ko M23 noneho nyuma yo kwikura muri uyu mujyi yaba yagarutse mu buryo bweruye, noneho ije guhangana. Ku isaha y'isa 12:46 za mu gitondo, abarwanyi ba M23 biravuga ko bagaragaye mu bice bitandukanye bya Bukavu, birimo nkazwi nko kuri Place of 24, aho bahagaragaye kuri iyo saa 12:46. Mbere yaho gatoya ku isa 12:37 nabwo bari bagaragaye ahazwi nko kuri Bralima. Abaturage bagaragaye babashungereye mu by'ukuri ari benshi. Muri ayo masaha kandi bagaragaye ku cyambu cya Bukavu, ndetse baje kugaragara no ku kindi kigo cy'amashuri cya segonderi kizwi nko cyitwa Wima. Saho gusa kuko bagiye bagaragara no mu bindi bice bigiye bitandukanye, birimo nko kuri hospital ya Bukavu n'ahandi henshi hagiye hanyuranye muri uyu mujyi. Ibitangazamakuru bitandukanye birimo icyitwa Africa Intelligence byatangaje ko ibikomeje kubera i Bukavu ari amayobera, ari ibintu bikomeje kuyoberana kabisa, kuko nk'ubwo nyuma y'uko igisirikare cya FARDC ndetse na presidence ya Congo baraye basohoye itangazo bavuga ko birukanye mu mujyi wa Bukavu ibyo bise ibyihebe, arizo nyeshyamba za M23. Bazikubise inshuro barazishushubikanya, bazirukana mu mujyi wa Bukavu mu by'ukuri. Ariko nanone aho byabereye amayobera nuko muri iki gitondo guhera mu saa 11 za mu gitondo kugeza n'aya masaha, abasirikare benshi ba M23 nanone bagaragaye bari kwinjira muri uyu mujyi ku bwinshi, ndetse abaturage babashagaye babakomera amashyi. Bikavugwa ko rero nabo bongeye kwinjira muri uyu mujyi, bakaba bari kuwigarurira nyuma y'uko FARDC yavugaga ko ariyo iri kugenzura, ndetse na Wazalendo. Ibintu rero bikomeje kuba agatereranzamba, bikomeje kuba amayobera mu by'ukuri, ndetse ubu tuvugana amasasu yaramutse yumvikana, ukurasana amasasu, urusaku rw'imbunda rw'amasasu y'imbunda ntoya byaramukiye muri uyu mujyi. Bikomeje kwibazwa, ndetse Perezida Macron nawe yabihuhuye mu itangazo yasohoye ryagiraga ibyo risaba M23 kuva muri uwo mujyi, ndetse rigasaba n'u Rwanda kugira uruhare mu gushyirwa mu bikorwa kw'ibyo basabye M23. Ni ibiki mu by'ukuri biri kubera i Bukavu? Igihari kuri ubu ngubu birasa naho umujyi wa Bukavu waba wamaze kwinjirwamo byeruye na M23, ndetse mu bice byinshi bari kugenda bagaragaramo. Ese koko baba noneho bamaze kuyigarurira? Ese izo ngabo za FARDC na Wazalendo na FDLR zaraye zinjiyemo ari nyinshi zo bite byazo? Ese hari imirwano ikakaye igiye kuba mu kanya gato? Reka ubwo dukomeze dutegereze turebe ko mu kanya kari imbere wenda turi buze kubona itangazo ryemeza ko M23 yaba yafashe uyu mujyi mu buryo bweruye, cyangwa se byaba byayinaniye ikaba noneho yasubiye inyuma mu buryo bweruye, FARDC igakomeza kuhagenzura. Ubwo biracyari amayobera, ariko icyo usabwa ni ugukomeza kubana natwe hano kugira ngo uze kugenda usobanukirwa byose biri kubera muri Bukavu. Ibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse ubashe kubona amakuru araba agezweho umunota ku wundi.